mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezwaho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakwiye Sadoki, kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu, kuva saa 11:45 za mu gitondo. Ni wowe Yesu yashenjaguriwe, niyaza kuba ari wowe munyabyaha gusuhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugufa. Reka mbasuhuze inshuti bakunzi muteze amatwi, kandi nizere ko mukomeje kugubwa neza, kandi ko muri amahoro ndetse muniteguye kumva ijambo ry'Imana. Reka mbasabe mufungure Bibiliya zanyu ababishobora, mu Bakorinto ba kabiri igice cya 6, tugiye gusoma duhere ku murongo waho wa 14, tugeze ku murongo waho wa 18. Abakorinto ba kabiri igice cya 6 umurongo waho wa 14 kugeza ku wa 18. Nkwibutsa ko nta muntu uri kuri iyi si umeze nk'ikirwa. Nta uriho kubwe, nta n'uzapfa kubwe, nta wavuga ngo ari wenyine rukumbi. Nta muntu n'umwe atekereza, nta muntu n'umwe umutekereza, nta muntu n'umwe uriho kubwe, nta muntu n'umwe upfa kubwe. Bityo rero dukwiriye kwitondera uko kuri, kuko uko kuri guherekejwe n'imbaraga zitera abo bose bari mu buzima bwawe kugukurikira mu cyerekezo icyo ari cyo cyose wabufashe. Bibiliya irambwira ngo nimwifatanye n'abatizera mudahwanye, mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Kandi Kristo ahuriye he na Beliyali? Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho, nk'uko Imana yabivuze iti, nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Nuko muve hagati ya babandi mwitandukanye, niko Uwiteka avuga. Kandi ntimugakore ku kintu gihumanye, nanjye nzabakira kandi nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa, niko Uwiteka ushobora byose avuga. Mana udufashe kandi uhire ibi bihe byacu tugiye kumara tuganira ku ijambo ryawe, ngo tubashe kumva kandi tubashe kumvira no gukora icyo ijambo ryawe ritubwira. Udufashe, ufashe n'abateze amatwi bari hirya no hino, kugira ngo tukugirireho umugisha muri iyi minota tugiye kumara twiga ijambo ryawe. Imbaraga z'Umwuka Wera zibane natwe twese, abari hano n'abari hirya no hino. Mana, he kuba twebwe, ahubwo ubushake bwawe aba ari bwo buba. Icyubahiro ni icyawe none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Dusomye amagambo, ariko muri make aratubwira nanone kugira icyerekezo, tukagira uruhande tubarizwamo, ntidufate impande zombi. Hano Bibiliya iratubwiye ngo nimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Hari abantu benshi bajya bahengama cyane ndetse bakakora ibidakwiriye, cyangwa se ibyo Bibiliya itanavuga, kavuga bati uriya muntu ubwo ameze gutya sinkamusuhuze, sinkamuvugishe, yewe na nimero ye sinayishyira muri telefone yanjye, bikaba nka gutyo. Hano ntabwo ari cyo Bibiliya iri kutubwira. Ikibazo ntabwo ari uwo muntu, ahubwo ikibazo ni ibi byose Bibiliya yavuze: kutizera, gusenga ibishushanyo, gukiranirwa. Ibi byose nibyo Bibiliya idashaka ko wivangamo. Kandi ibi ngibi ntabwo ari we uwo muntu, ahubwo umuntu ashobora kuba agendera muri ibi, afite icyo cyerekezo ari cyo arimo. Bibiliya rero iratubwira ngo ntidukwiye kugendera mu cyerekezo kimwe n'abantu bari muri iki cyerekezo, kandi tuvuga ko twakijijwe. Niba rero ukijijwe, Bibiliya irimo irakubwira ngo wigendera mu cyerekezo cy'abatizera, wigendera mu cyerekezo
cy'abasenga ibishushanyo. Wigendera mu mwijima, kuko niba ukijijwe wakabaye warakiriye umucyo w'ukuri, kandi uwo mucyo niwo wari ukwiriye kugenderamo. Ni gute waba uzi umucyo w'ukuri hanyuma ukongera ukagendera mu mwijima? Biragatsindwa. Ni gute waba uzi kuri urusengero rw'Imana kandi nanone ugatangira ugashyira muri wowe wakijijwe, wowe rusengero rw'Imana, ugashyiramo ibizira? Ntabwo Imana ibishima. Ni nayo mpamvu Imana iri kutuburira, ndetse nyuma y'uwo muburi ikaduha isezerano ngo nimuve hagati y'ababandi, mwitandukanye. Mu yandi magambo, va muri iyo migendere, va muri icyo cyerekezo kidahura n'iby'ijambo ry'Imana rivuga, hanyuma witandukanye, uze ku ruhande rw'Uwiteka, uyoborwe n'ijambo rye, ukora ibyo ijambo rye rivuga. Imana iradusezeranya neza yuko izaba Imana yacu, natwe tukayibera abahungu n'abakobwa. Iryo ni ryo sezerano iduha. Nicyo nsenga ngo Imana ikimfashe, ni nacyo ngusengera wowe uteze amatwi. Icyo tubonamo ni iki rero? Kwifatanya n'abatizera ni ikintu kibi cyane, kandi iyo wifatanije n'abatizera hari ingaruka. Bibiliya irambwira ngo ntimuyobe, cyangwa se mu yandi magambo, nimukibeshye ngo mwibeshye ko ibyo dukora atari byo tuzasarura. Bibiliya aho mw'uwo murongo iravuga ngo ibyo umuntu abiba nibyo asarura. Kandi ikintu kibabaje, uretse ko kitababaje, iyo umuntu yabibye aba ashaka gusarura, kandi umuntu yifuza umusaruro urenze ingano y'ibyo yabibye. Ntabwo wabiba ikiro kimwe ngo uvuge ngo Mana, ngo iyaba nari nsaruyemo inusu. Oya, ihame ryo kubiba ni uko usarura ibirenze ibyo wabibye. Hari igihe birumba, ariko nabwo ugasarura ibirenze ibyo wabibye. Gusa kubibira mu mubiri ntugire ngo wakwigera urumbya, ntibishoboka. Ni lazima ugombe usarure ibyo wabibye. Rero iyo wifatanije n'abatizera, iyo wifatanije n'iyi migendere yabo, ukajya muri iki cyerekezo cyabo, ibuka neza yuko twigeze kuvuga ko umuntu ingororano ze azitoranya cyagiye igihe ahitamo icyerekezo. Rero ugihitamo kunyura muri iki cyerekezo cy'abatizera, ugihitamo kunyura muri iki cyerekezo cy'abasenga ibishushanyo, cy'abagendera mu mwijima, cy'abakora ibyo gukiranirwa, ni lazima menya neza yuko imbere hari ingororano zigutegereje. Mana yacu idufashe, kandi Imana yacu tugirire neza. Hari igihe abantu bavuga bati ayo ni amagambo disi we, ayo ni amagambo, nzakora ibyo nshatse, nzagenda uko nshatse, hanyuma ninumva b'imbere bibi cyane, igihe nikigera nzabyihana. Ariko nzabyihana. Ntabwo mujya mubyumva se? Umukobwa mwiza wavugaga ko asenga, wavugaga ko akunda Imana, yewe anaririmba, wajya kumva yashakanye n'umusore w'ibandi, ngo giye rwose nzamusengera kandi azakizwa. Reka ngarukiraho, ne kujya kure, ahubwo reka dufungure Bibiliya zacu mu gitabo cy'Abami ba mbere, igice cyaho cya 22. Abami ba mbere igice cyaho cya 22, turahabona urugero rwiza rw'umugabo mwiza wubahaga Imana, agendera mu nzira z'Imana, akorera Imana, ari umwami w'Abisirayeli, wifatanije n'undi mugabo wikundira ibishushanyo, senga ibishushanyo, ndetse akigisha abantu gusenga ibishushanyo, akabikorera, akabitambira ibitambo. Umugabo navuga ngo ntabwo yizeraga Imana rurema, ntabwo yayitinyaga, ntabwo yayubahaga, ntiyayikoreraga habe na gatoya, yari ari kure yayo. Abami ba mbere igice cyaho cya 22. Ndagira ngo mwihanganane nanjye
dusome imirongo mikeya yo muri iki gice turebe iyi nkuru y'uyu mugabo Yehoshafati ndetse n'undi mugabo witwa Ahabu. Bibiliya irambwira ngo kandi Abisiriya n'Abisirayeli bamara imyaka 3 batarwana, ariko mu mwaka wa 3 nibwo Yehoshafati umwami w'Abayuda yamanutse. Kinacyo si ikintu cyiza, yamanutse. Buri gihe cyose iyo Bibiliya ivuze kumanuka ntabwo akenshi ntabwo ibivuga ku kintu cyiza, by'umwihariko iyo ivuga ku Bisirayeli. Umwami Yehoshafati umwami w'Abayuda aramanuka asanga umwami w'Abisirayeli. Uyu ni umwami tugiye kubona w'Abisirayeli witwa Ahabu. Umwami w'Abisirayeli abwira abagaragu bati, harya muzi ko Iramoti y'i Galeyadi ari ahacu, kandi ko twicecekeye tukaba tutahakuye mu maboko y'umwami w'i Siriya? Bukeye abwira Yehoshafati ati, mbese twatabarana n'Iramoti y'i Galeyadi? Yehoshafati asubiza umwami w'Abisirayeli ati, ubwo ni Ahabu umwami w'Abisirayeli b'Abasamariya, ati, tuzatabarana nk'uwitabara, n'ingabo zanjye nk'ingabo zawe, n'amafarashi yanjye nk'ayawe. Yehoshafati abwira umwami w'Abisirayeli ati, ndakwinginze ubu banza ugishe ijambo ry'Uwiteka inama. Tutararenga aha, ndagira ngo tubanze turebe ikintu kiri muri uyu murongo wa 4 n'amagambo yavuye mu kanwa k'uyu mugabo wakundaga Imana, umwami Yehoshafati. Uyu mwami akibwira abagaragu bati, Iramoti y'i Galeyadi ni ahacu, dushobora kuhabohoza tukakura mu maboko y'Abasiriya. Yaratekereje, ariko ubundi wajya kureba Ahabu wajya kureba Ahabu. Iki ni igitekerezo kibi cyane uyu mugabo yaragize, kuko nta kindi cyari kimujyanye, ahubwo icyari kimujyanye kwari ukugira ngo ahuze amaboko n'uyu mwami Ahabu. Yehoshafati aragenda abwira umwami Ahabu ati, ariko ubundi waretse tugatabarana, amafarashi yawe akaba nk'ayanjye, abagaragu banjye bakaba nk'abawe, rwose tugatabarana turi mahwi nk'umuntu umwe. Ikibazo gikomeye cyari kivutse ahangaha. Noneho ikibazo ntabwo cyari umwanzi umwe, ari Yehoshafati yari umwami w'Abisirayeli, ari Ahabu yari umwami w'Abisirayeli, uretse ko ubu bwami bwa Isirayeli bwari bwarigabanijemo ibice bibiri, hakaba amajyepfo n'amajyaruguru, Ubuyuda ndetse na Isirayeli. Hamwe hitwa Ubuyuda, ahandi hitwa Isirayeli. Rero ahangaha ntabwo ikibazo cyari kikiri wa mwanzi bari bafatanije ari we Abasiriya, ahubwo ikibazo cyari kibaye hagati yabo n'Imana. Umwami Yehoshafati yubahaga Imana, ndetse ntabwo yasengaga ibishushanyo, yakoreraga Imana y'Abisirayeli. Ariko Ahabu we yari yarabaye ikindi kintu. Ariko reka mbanze nkwibutseho gatoya. Nituvuga Ahabu, wumve wa wundi uzwi muri Bibiliya nk'uwishe umugabo Naboti. Wari umugabo wubaha Imana, wari umugabo ukunda igihugu cye, wari umugabo warwanaga yivuye inyuma arwanira igihugu cye. Uyu mugabo Naboti yaje kwicwa nande? Na Ahabu, amuziza uruzabibu. Ahabu uyu mugabo yaje gukiza, yaje kurokora undi mwami wari umwanzi w'ubwoko bwa Isirayeli witwa Benihadadi. Ntiyamwica, kandi yaramufashe rwose, amufatiye mu cyuho. Ntiyamwica, acudika nawe, ndetse bageraho baba inshuti zikomeye. Uyu mugabo ntabwo yerekeye aho ibibi bye. Uyu mugabo yaje kubenguka
iri zina no kurivuga biragoye, Yezebeli. Uravuga uti iki noneho ni ishyano rikomeye, kandi koko ni ishyano. Ibaze nawe umugabo watinyutse kurongora Yezebeli. Uyu munsi sinzi ko hari umudamu watinyuka akavuga ati uyu mukobwa wanjye mbyaye ndamukunda cyane, none reka mwite Yezebeli. Uzantegera amatwi ukora ubushakashatsi wumve. Ahabu kuri we ntabwo icyo cyari ikibazo. Ubuhamya bwa Yezebeli ntibwari ikibazo, uburayi bwe n'ibindi byose ibizira yakoraga ntibyari ikibazo. Ahabu yumvaga ntacyo bimutwaye. Ahabu yashinze idini y'ibinyoma, niyarekeraho yishyiriraho abahanuzi be bagera kuri 850 b'ibinyoma bakoreraga imana ze yari yararemye, anazishyira mu gihugu cye ibigirwamana. Ntugire ngo ni imana nyamana, ni ibigirwamana. Ahabu yakoze ibizira byinshi. Uyu mugabo rero niwe Yehoshafati yamanutse aramusanga, arangije aramubwira ati yewe abantu banjye ni nk'abantu bawe, nanjye ubwanjye rwose nawe turi nk'umuntu umwe, amafarashi yacu namwe, mbese twihuze pe. Iyo Bibiliya ivuze kwifatanya mu rurimi rw'ikigiriki, iri jambo barikuye kuri kwa kuntu inka zihinga bazifatanya bakoresheje ibiti cyangwa se ibindi bintu bakoresheje. Hari igihe babiboha n'imigozi, hanyuma izo nka zigakorera hamwe zikurura ibyo zikurura kugira ngo zihinge. Rero nuko kwifatanya ni nkabyo Yehoshafati yari arimo kubwira Ahabu. Aramubwira ati rwose reka dufatane neza neza, twomatane dutabare tumeze nk'umuntu umwe. Ikibazo gikomeye cyari kivutse. Bibiliya yatubwiye ngo ntimukifatanye n'abatizera mudahwanye, ntimukifatanye n'abasenga ibishushanyo, ntimukabe ab'umwijima ngo mugendere mu mirimo y'umwijima, kandi mwaramaze kwakira umucyo. Yehoshafati ngo asubiza Ahabu ati tuzatabarana nk'uwitabara. N'ingabo zanjye nk'ingabo zawe, n'amafarashi yanjye nk'ayawe. Yehoshafati abwira umwami w'Abisirayeli ati ariko rero twagira banza ubaze Uwiteka. Ikibazo kiba kiravutse. Umurongo wa 6, nuko umwami w'Abisirayeli ateranya abahanuzi ari abagabo nka 400. Ibaze nawe nka 400. Yari yatumiye ariko bakeya da, ndabona ari 1/2. Nka 400 arababaza ati ntabare iramoti y'Galiyadi cyangwa se ndore. Ariko abangaba bari nk'ibicupuri, kuko bapfa kumva umwami avuze ati nkora ikibo icyabo nugufi, ihita bavuga bati mwami waranatinze, ihute, Uwiteka arabikugabije. Imana itugirire neza. Ahabu ntabwo yari umuntu wo gucudika nawe, ntabwo yari umuntu wo kugendana nawe. Nubwo Yehoshafati yari afite umwanzi umwe na Ahabu, ntabwo byari bikwiye gutuma Yehoshafati yifatanya na Ahabu. Hanyuma ngo baramusubije bati tabara rwose, Uwiteka azahagabiza umwami. Yehoshafati ntiyanyurwa, ati se nta wundi muhanuzi w'Uwiteka uri hano ngo tumubaze? Uyu mwami Ahabu suko atarazi ukuri, ahubwo nureba hano ku murongo wa 8 ngo umwami w'Abisirayeli asubiza Yehoshafati ati hasigaye undi mugabo twabasha kugisha Uwiteka inama, ariko ndamwanga kuko atamanurira ibyiza keretse ibibi. Uwo ni Mikaya mwene Imura. Yehoshafati aramusubiza ati mwami wivuga utyo. Nuko umwami w'Abisirayeli ahamagara umutware aramubwira ati ihute uzane Mikaya mwene Imura. Kandi umwami w'Abisirayeli na Yehoshafati umwami w'Abayuda bari bicaye ku ntebe z'ubwami, umwami wese ku ntebe ye, bambaye imyambaro yabo y'ubwami, bari ku karubanda ku irembo ry'i Samariya, abahanuzi bose bahanurira imbere yabo.
Sedekiya mwene Kenani yicurishiriza amahembe y'ibyuma, aravuga ati, Uwiteka aravuze ngo aya mahembe uzayakubitisha Abasiriya kugeza aho bazashirira. N'abandi bahanuzi bose bahanura batyo bati, tabara utere Ramoti y'i Galeyadi, uragira ishya kuko Uwiteka azahagabiza umwami. Dore icyari kiri kuba ahangaha cyari cyahimbwe n'uyu mugabo Ahabu ndetse n'abahanuzi be b'ibinyoma. Yari yabazanye aho ngaho ngo bajye we natekereza ni nk'aho bari kujya babwira Uwiteka bati, dore umwami ibyo yatekereje bari byo ukora Imana yacu. Ariko ibyo ntibibaho, ni ikizira. Imana ntabwo iyoborwa n'abantu, ahubwo abantu iyo bashatse kwiyobora, ubwo nyine baba bemereye Satani ngo abayobore, kuko ntibishoboka yuko umuntu yabaho yiyobora. Niba utayoborwa n'Imana, uyoborwa na Satani. Yakobo igice cya 4 uzagisome, uzasanga ko kamere yacu ya kimuntu ikongezwa na Gehinomu, kandi ibyo bigaturuka kuri Satani. Rero uyu mugabo yari yakoresheje iteraniro rikomeye, abahanuzi b'ibinyoma, yewe bakoze n'amahembe. Uyu mugabo Sedekiya yakoze amahembe, aravuga ati, aya ntuzirirwe ujyana n'icumu rwose, ni ukwivunira ubusa. Aya mahembe niyo uzagenda ubakubitisha ugeze ku wanyuma. Tabara rwose ihute. 13 maze intumwa yari yagiye guhamagara Mikaya, iramubwira iti, dore abahanuzi bahuje amagambo ahanurira umwami byiza. Ndakwinginze amagambo yawe abe nk'ayabo. Urabona kino kintu? Ndakwinginze amagambo yawe abe nk'ayabo. Abe nk'ayabo. Umwami yatumye umuntu yizeraga ko ari bugenda akabwira umuhanuzi w'Imana ati, nawe uhanura ibinyoma wowe kabyara we, turashaka kujyana n'uriya mwami Yehoshafati. Kandi abahanuzi b'umwami ntabwo bari abahanuzi b'Uwiteka, abahanuzi b'umwami. Ibaze nawe, abahanuzi b'umwami bahuje amagambo, bamuhanuriye ibyiza, nawe uhuze nabo uhanurira umwami ibyiza. Mikaya arayisubiza ati, ndahiye Uwiteka uhoraho, icyo Uwiteka ambwira nicyo ndi buvuge. Nuko ageze imbere y'umwami, umwami aramubaza ati, Mikaya, dutabarira Ramoti y'i Galeyadi cyangwa se turorere? Aramusubiza ati, ngaho tabara, uragira ishya, kandi Uwiteka azahagabiza umwami. Umwami aramubwira ati, ndakurahiza ngire kangahe kugira ngo utagira icyo umbwira kitari ukuri mu izina ry'Uwiteka. Aho icyo yari avuze cyari ukuri koko, ariko se koko yashakaga ukuri? 17 aramusubiza ati, nabonye Abisirayeli bose batataniye ku misozi miremire nk'intama zidafite umwungeri. Uwiteka niko kuvuga ati, bariya ni impehe zitagira shebuja, nibasubire iwabo umuntu wese atahiwe amahoro. Umwami w'Abisirayeli abwira Yehoshafati ati, sinakubwiye ko atari bumanurira ibyiza keretse ibibi? Mikaya aravuga ati, noneho umva ijambo ry'Uwiteka. Nabonye Uwiteka yicaye ku ntebe ye, ingabo zo mu ijuru zose zimuhagaze iburyo n'ibumoso. Uwiteka arabaza ati, ninde uzashukashuka Ahabu ngo atabare agwe i Ramoti y'i Galeyadi? Umwe avuga ibye, undi ibye. Nyuma haza umwuka ahagarara imbere y'Uwiteka, aravuga ati, nijye uzamushukashuka. Uwiteka aramubaza ati, uzamushukashuka ute? Nawe ati, nzagenda mpinduke umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi be bose. Abahanuzi bande? Ba Ahabu. Nawe aramusubiza ati, nuko uzamushukashuke kandi uzabishobore, genda ugira utyo. Nuko rero dore Uwiteka ashyize umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi bawe bose, kandi Uwiteka akuvuzeho ibyago. Maze Sedekiya mwene Kanani yigira hafi akubita Mikaya urushyi,
aramubaza ati uwo mwuka w'Uwiteka yanyuze he ava muri jye akaza kuvugana nawe? Uzasoma iyi nkuru uzabona byinshi, ariko icyo nashakaga kukwereka ni ukuntu Yehoshafati yarazi neza icyo akwiriye gukora, yarazi neza icyerekezo akwiriye kunyuramo, yarazi neza yuko Uwiteka adashaka ko atabarana na Ahabu, yarazi neza yuko Uwiteka atishimiye ko agiye kwifatanya na Ahabu, ariko Yehoshafati arenga kuri ibyo ngibyo. Uzakomeza usome. Byarangiye umwami Ahabu koko bamuteye icumu, hanyuma igare rye aho baryogereje n'ingabo ye aho bayogereje, koko imbwa zarigase amaraso ya Ahabu ku gasozi. Ahabu yarapfuye, ntabwo byigeze bimuhira nk'uko abahanuzi b'ibinyoma bamubwiye. Ariko ndagira ngo urebe, ntabwo ikibazo ari nuko nguko Ahabu yapfuye, ahubwo ikibazo kiri kuri Yehoshafati. Ntabwo nishimiye ko umwami Ahabu yapfuye, ntabwo mbyishimiye, ntunyumve nabi. Iyo aba yari yarakijijwe, iyo aba yarumviraga Uwiteka, iyo aza kwihana akumvira ijambo ry'Uwiteka nk'uko ryari rivuye mu kanwa k'umuhanuzi w'Uwiteka Mikaya, ntajye hariya hantu rwose byari kuba ari byiza. Ariko Ahabu yari yarahisemo, yari yarafashe icyerekezo ashaka kunyuramo, kandi ibyo ngibyo byari uburenganzira bwe. Cyari cyiza? Oya. Cyari icyerekezo kibi, cyari icyerekezo kidashimwa n'Uwiteka, kandi byari bibabaje ko umwami w'Abisirayeli nka Ahabu afata icyo cyerekezo. Iherezo rye ntabwo ryagenze neza, ariko kandi ibuka ko icyo umuntu abiba ari cyo asarura. Ikibazo cyari kiri kuri Yehoshafati. Yehoshafati ntabwo yigeze agambirira ngo avuge ngo jyewe rwose Imana nyivuyeho, jyewe rwose sinzongera gukorera Uwiteka, yewe inzira yo gukiranuka nyisezeyeho. Ntabwo yigeze abivuga, ntabwo yigeze abigambirira, ahubwo yakoze ikosa ritoya cyane, ikosa ryo kumva ko nubwo ari umukozi w'Imana, nubwo ari umukiranutsi w'Imana, ahubwo akwiriye kwicisha bugufi, ndavuga akarenga urubibi atarakwiriye kurenga. Mu rurimi rw'Icyongereza bavuga to compromise, cyangwa se gufata ukuri yarazi akakwirengagiza kugira ngo arebe ko yarwanya umwanzi yari afite amuhuje na Ahabu. Arangije aravuga ati reka ngende mbwire Ahabu ko twatabarana, ko twarwanya Ramoti Galiyadi tukahisubiza. Hanyuma wenda simbizi, wenda yarakekaga ati nzahita ndekana na Ahabu. Ahabu ni umugome, Ahabu ni umwicanyi, Ahabu asenga ibishushanyo, Ahabu afite abahanuzi b'ibinyoma. Sinzi uko yabitekerezaga, ariko yumvaga ari akantu gatoya agiye gukora, hanyuma agahindura icyerekezo. Reka nkugire inama nshuti yanjye uteze amatwi iyi radiyo, ntabwo wari ukwiye kwifatanya na Ahabu, ntabwo wari ukwiriye kwifatanya n'abatizera, ntabwo wari ukwiye kugendera mu nzira zabo, kabone nubwo baba bafite umwanzi umwe n'uwo ufite, ntabwo wari ukwiriye kwifatanya nabo. Hari abantu benshi cyane banga ibizira runaka. Reka wenda mfate urugero nko gukuramo inda. Ndabizi bamwe baravuze bati oya, gukuramo inda ntabwo ari icyaha, gukuramo inda ntabwo ari ikizira. Jyewe nzi ko ari ubwicanyi. Ibyo nibyo nizera nshingiye ku ijambo ry'Imana. Ubuzima bw'umuntu butangira cya gihe, igihe umudamu yasamye. Iyo umudamu yasamye, ubuzima bw'umuntu buba bwatangiye. Jye rero nizera ko iyo umudamu akuyemo inda ku bushake bwe akavuga ati simushaka, jye nizera ko ari icyaha. Hari igihe abantu bavuga bati none se byabaye ku buryo bw'ingorane, wenda agafatwa ku ngufu, cyangwa se
n'ibindi byinshi cyane bashobora kuzana nk'impamvu. Ibyo byose koko birababaje, ariko ntibikuyeho ko ubuzima bw'umuntu bwatangiye mu nda y'uwo mudamu cyangwa se y'uwo mukobwa. Kuri jye rero ubwo ni ubwicanyi. Nizera ko ari ubwicanyi. Nicyo nizera nshingiye ku ijambo ry'Imana. Imana itumenya tukiri insoro mu nda z'abamama, kandi uko kutumenya ntabwo itumenya ishidikanya ivuga ngo ese kazabaho cyangwa kazapfa. Oya, ahubwo itume ibituzi ifite n'imigambi ku buzima bwacu. Rero ntabwo umuntu akwiriye kuvuga ngo uyu ndumva namushaka kandi ubwo atari yakavutse n'ubundi ntiyari umuntu, reka ngahwanye, ntacyo bitwaye. Jye nizera ko ubwo ari ubwicanyi. Hari abantu rero bashobora kuba bavuga bati natwe twizera ko ubwo ari ubwicanyi, nyamara bigisha inyigisho z'ibinyoma zidafite aho zihuriye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Bibiliya irambwira ngo sinkwiye kwifatanya nabo muri izo nyigisho zabo. Sinkwiriye kugendana nabo mu migambi runaka, kuko nirazima uko tugendana bizarangira nanjye nitwaye nk'uko bitwara, cyangwa se nizeye nk'ibyo bizera, cyangwa se ingaruka z'ibizira byabo zibagezeho zigasanga turi kumwe, hanyuma nanjye zikangeraho. Bityo rero Bibiliya iratubwira ngo twitandukanye. Nshuti yanjye, wari ukwiye kumva imiburo y'Uwiteka ukamenya ko udakwiriye kwifatanya n'abatizera mudahwanye. Niba ukijijwe ntukwiye kwifatanya n'abatizera mudahwanye. Ntukwiriye kugendera mu mwijima, kuko ntabwo uri umwana w'umwijima. Ntukwiriye gusenga ibishushanyo, kuko Imana nyamana, Imana rurema, niyo Mana yawe. Ntabwo ukwiriye gufata urusengero rw'Uwiteka ari rwo mubiri wawe niba ukijijwe ngo uruhindure urusengero rw'ibishushanyo. Wari ukwiye kwitandukanya. Nicyo Bibiliya itubwira. Rero Yehoshafati ntabwo ari uko yabigenje, ahubwo yumvise yaca bugufi akagenda akifatanya na Ahabu wakoraga ibizira byangwa n'Uwiteka. Ahabu byarangiye apfuye, nk'uko akanwa k'Uwiteka kari kabivugiye mu muhanuzi Mikaya. Urwo rugamba ntibanarutsinze, baratsinzwe, byarangiye batsinzwe. Yehoshafati akorwa n'isoni. Ibaze nawe, uwari wumvise ijambo rivuye mu kanwa k'Uwiteka yarangiza akabebeta akajya gutera ajyanye n'umwami washinze idini y'ibinyoma, ufite abahanuzi b'ibinyoma, usenga ibishushanyo, washakanye na Yezebeli, yari yararundanije ibizira biba byinshi cyane. Buretse wumve disi we, Ahabu yewe na Yehoshafati bajya gupanga iyi mipango yabo yo gutabarana, ntabwo bari bazi yuko abana babo bazakundana. Ye baba we, umuhungu wa Yehoshafati yaje kureba abenguka, ariko ntiyabengutse, ahubwo kera nk'uko byagendaga ababyeyi bashoboraga kuba bicaye hariya bizihiwe bakavuga bati yewe sha, nemereye runaka ko nzamushyingira, none uzajyayo. Umukobwa ntiyahakanaga, byabaga ari ibyo. Umuhungu wa Yehoshafati ari we witwa Jehoramu yaje kwisanga yashakanye n'umukobwa wa Ahabu na Yezebeli. Mama we, dore ishyano ngo riraba ishyano, kuko Bibiliya itubwira ko Ataliya yari mubi cyane kurusha Yezebeli. Ibaze nawe, yari mubi cyane kurusha Yezebeli. Ataliya uyu nguyu yaje kwica abuzukuru be, arabatsemba kugira ngo yicare ku ntebe y'ubwami. Ataliya yari umuntu mubi cyane, yari sinzi uko nabivuga, ariko yari umuntu mubi uruta Yezebeli. Yezebeli, reka nkoresha iryo zina kuko abantu benshi bazi ko Yezebeli atari umugore ukwiriye no gusuhuzwa, ariko Ahabu we yari yaramurongoye ari umugore we, babyarana Ataliya. Ataliya aba mubi cyane kuko yaje kwica abuzukuru be kugira ngo ajye ku ntebe y'ubwami. Ibaze nawe, Yehoshafati yifatanya na Ahabu, ntabwo yari azi yuko
Yehoramu umuhungu we azabana na Ataliya. Yaza kubimenya ntabwo aba yarigeze abitangira. Niyo mpamvu nkwinginga ngo wumve imiburo y'ijambo ry'Imana, umenye neza yuko ibyo urimo, icyerekezo ufata uyu munsi wa none, hari umuntu ugukurikiye. Byarangiye Yehoramu umuhungu wa Yehoshafati arongoye Ataliya, umukobwa mubi cyane wariho muri icyo gihe. Nimvuga mubi ntabwo ndi kuvuga uburanga, ahubwo ndavuga ingeso mbi zanduye zinuka mu maso y'Imana no mu maso y'abantu. Nguyu Ataliya, kwifatanya n'abatizera, kwifatanya n'idini y'ibinyoma, kwifatanya n'inyigisho zipfuye, kwifatanya n'abahanuzi b'ibinyoma. Hari abantu benshi cyane bajya bampamagara bakambwira bati yewe Sadoki rwose uyu muntu yaramanuriye gutya na gutya ndetse ancibi nibi amanurira ibi ngibi ntabwo byabaye. Nkababwira nti rero uramenya utazajya wirirwa uyayana ushaka abahanuzi. Wari ukwiye gushaka uko wamenya icyo Uwiteka avuga, kandi kiranditse mu ijambo rye. Ntabwo ukeneye kwirirwa wirukanka imisozi ushakisha, kuko ijambo ry'Imana urarifite. Gusa ikibabaje, hari benshi banga kumva, hanyuma bakisanga n'ubundi bongeye bakumvira abahanuzi b'ibinyoma, bakongera bakumvira abahanuzi b'ibinyoma, bakongera bakumvira abahanuzi b'ibinyoma, inshuro n'inshuro bumvira abahanuzi b'ibinyoma, bababeshya. Kandi niko ingaruka zigenda ziyongera ku zindi ngaruka, zikiyongera ku zindi ngaruka mbi, kugeza ubwo bikanga batagikunda Uwiteka, ahubwo basigaye banga Imana. Atari uko Imana yabahemukiye, ahubwo kuko banyuze icyerekezo kitari cyiza. Yehoshafati umuhungu we yikanze, asigaye ari mu bigirwamana byo kwa Ahabu, yikanze arongoye umukobwa urusha nyirabukwe kuba mubi, ariwe Ataliya, waje kwica n'abuzukuru be. Yikanze yageye mu cyerekezo atashakaga ko umwana we yazigera yinjiramo. Gusa yari yaratinze, iki gihe yari yaratinze. Ingaruka cyangwa se izi mbaraga umuntu yifitemo zitera abandi kumukurikira zari muri Yehoshafati, zari zakoze ku muhungu we Yehoramu, ariko ntabwo zari zakoze mu buryo bwiza, bwari uburyo bubi. Kuko icyerekezo Yehoshafati yerekejemo umuhungu we ntabwo ari icyerekezo cyiza, kandi Yehoshafati ntabwo yangaga umwana we. Nizere ko yamwifurizaga ibyiza, yamwifurizaga kuzakomera, ariko byarangiye amuyoboye mu bigirwamana, byarangiye amushakiye umugore mubi kurusha Yezebeli, byarangiye amujyanye mu cyerekezo kitari icy'Imana. Babyeyi, ibyo mukora, ibyo muvuga, icyerekezo mwerekeza mu buzima bwanyu. Reka mvuge kuri iki kintu. Ushobora kuba uri umucuruzi ukaba wiba. Hari abantu bavuga ngo umunzani ninkwica nkajya niba amagarama 200 gusa, ni ukugira ngo nirengere, ni ukugira ngo imisoro itazampombya. Nta kundi wabigenza muri iki gihe. Ntabwo wabona imisoro ngo unacuruze neza ngo bizakunde. Ukabibwira n'abana bawe. Urimo uratoza abana bawe kuba amabandi. Ejo bazamena banki, bazamena amazu. Wikange uvuga uti ko babaye amabandi byagenze gute? Wumva ishuri ni wewe waritangije, ndetse uribashyiramo, urabatoza bahinduka amabandi. Wa mugabo we, abana bawe bumva urimo uvugana n'abandi bagore kuri telefone batari nyina, hanyuma bakumva upanga nabo gahunda zitari nziza zerekeza mu byaha. Abana bawe bumva, umva nshuti yanjye, uzikanga abana bawe. Nta numwe ufite ubuzima bwiza bugororotse, nta numwe wubatse ngo urugo rwe rukomere, kubera ko bahaye urugero rubi.
urutonde rurakomeza. Ushyireho nawe ibizira uzi ushobora kuvuga uti ibi biri mu buzima bwanjye ndabikora nibwira yuko ndi kubyikorera, ariko menya yuko nta muntu umeze nk'ikirwa. Nta muntu n'umwe uriho kubwe, nta n'umuntu upfa kubwe. Ntabwo ushobora kugira icyerekezo werekezamo mu buzima bwawe ngo ugende wenyine nta muntu n'umwe ujyanye muri icyo cyerekezo. Mana, icyama ugafasha ubwoko bwawe, abitirirwa izina ryawe, bagasobanukirwa neza izi mbaraga umuntu yifitemo zitera abandi kumukurikira mu cyerekezo yerekejemo, maze ukaduha kugenda twitonze mu buzima bwacu, ukaduha kugenzura intambwe dutera kugira ngo tutajyana abo dukunda mu cyerekezo tutifuza ko bakwigera bajyamo. Imana ibaho umugisha mwebwe abo twari kumwe. Birambwira ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose tuzabyongererwa. Inshuti bakunzi rero, nahangaha umwanya twari dufite utwemereye kugera, ariko ushobora kuza kuduhamagara kuri 0783001646. aho niho waduhamagara, hanyuma cyaba ari icyifuzo cyangwa se ubufasha, inyunganizi ushaka kuduha nawe ukayiduha. 0783001646. aho niho wadukura. Imana ibaho umugisha, naho utaha. I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukunda, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese ye impanda ivuze Yesu agarutse nonaha, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka guha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783001646. Imana iguha umugisha. kuza hano kugupfira, niwaburira imbabazi ku birenge bya Yesu, niwaburira imbabazi ku birenge bya Yesu.